nawe ni ingorane kwiga zishobora kumukira zimbazaho byajya mpamvu ariko reka nyizungu ariko ni gute agasore nkawe kameze nkawe kakajya n'ubwanwa bw'imwe mani nagaruka kwiyongera twe dufite amafaranga agiye gutuma nubaka inzu nashaka batuwe nta nzu cyeke n'uzubaka nyakatsi baraziciye ni wowe niwe uzagarura rero nta nyakatsi baraziciye ubushobozi kare kwagiciye gahunda ariko gahunda yawe nise niyihe nigiye muri siporo wawe je turamuzi siporo ni wabwo ngo n'umwereke gahunda mfite mwana mwereke ahantu tujyana reke byatize ni ibiki wundi abana nakubwiye ko zateretse umukobwa uvuga didimanga uburyo azarangiza kuvuga ngo amafaranga nageze iyonge va mu bintu by'amajipo wangu ariko ibintu ni ibiki byawe njyana tugende mwerekera ariko nawe turajya Bega kuto sinzongera gusuzugura abantu buryo umuntu twagenda narakubita kuriya ya umwitozo ni wa mbere nanjye sinzongera kujya mu ijipo cyambere ni tizi cha umusana wo kuzongera kusiga batizi turi kumwe igihe cyose ndabona ngiye no gukerererwa kandi sindabirangiza yabonetse ngiye yuko nabona bariya abantu babona ari benshi biriya ntibagurara kambashyire ariko uyu mwabusha ntiyagurara yagura ntabwo mugura ko ufite imbuto nziza ntabwo muhenda se oya ntabwo mpenda aho kubuhenda ntabwo mpamvu ubwo se uri mucuruzi nyabaki umuntu utuka abakiriya reka nigendere nkomeze nzunguze ndabona wowe nta mukiriya ukurimo gendere n'undi wapfuye uhagaze nta kibazo igendera Imana ihora ihoze hari igihe nawe wasubira mu kavuyo buriya ntiyagura reka mukire ndebe ko yagura ndabona ari no kugura uragura ko ufite imbuto nziza muragura
n'amafaranga nageneye. Nisake murebe ko nta na 200 mfite. Ni nangaye. Umwe ni 50. Ubunyobwa ni 100 byonyine ntabwo nkunda. No. Shaka umutima. Uyu muneke ntago nawe ujya mu mare nkumaze nagaragaza ko ndi umukene n'amafatire kwira. Dore uko kireba nk'igisazi cyari y'ibiryo by'umwana. Uranyishyura. Ariko mbabarira wambabariye sinigeze mbimenya rwose bimbayeho mbabarira wese ndakwingiye. Ndakwigize n'ukuri yaba umbabarira. Nkubabarira ibiki? Ibi ngibi ureba hano ibyo bintunze ngo ni nkubabarira. Uranyishyura. Ntabwo bishoboka. Uranyishyura. Nta n'igiceri mfite rwose. Nta n'igiceri mfite ibyo birahije. Mbabarira basi mvukamo mbabarira. Mbabarira basi. Ngiye mubabarira ubundi rero untunge se. Uranjyana iwawe se. Mbabarira n'ukuri kw'Imana. Basi ngiye unyumvire impuhwe nta n'igiceri nari mfite. Uranyishyura. Zana iyo telefone yawe tuyigwatirize. Uranyishyura. Zana telefone. Yizane cyangwa uyigwatirize. Basi ndayigwatiriza mbasi nkwishyura. Ese kwanze ko mbabarira mbabarira. Wambabarira ko ibi ngibi nibyo basi nyumva byonyene umbabarire basi ngirire muwe n'ukuri. Yizane. Basi reka tuyigwatirize basi amafaranga nkwishyura. Urabona gaho ndebera na ndebera ntabwo nabyemera sinabyemera uranyishyura cyangwa bikunda uranyishyura uribiza se wirizi kumbona mwamenye ibintu komera dore bimbayeho n'ukuri kw'Imana ko mbona ibintu byanyanyagiye hano nkambona urimo gusa nk'umuntu uri kurira uyu nguyu akaba arimo gutakamba byagenze ntabwo byabura rero njye munyuzeho nyine ndi kuri telefone mvugana n'iniga nyine kwaje noneho ambwiye ngo ndebe inyuma ngo murebe nyine nitabye ubwo munyuraho nyine birameneka niwe musabye n'imbabazi aranze n'ukuri kw'Imana. None se mva madame ibi bintu abimenya bishaka cyangwa ni by'impanuka? Abimenya bishaka nyine arashaka bisunika gutya se abimenya bishaka ibi bintu nibyo bintunze urumva niyo mpamvu rero agomba kubimenya. Munsabire n'imbabazi oya itonde wa kigabo ndamugusabira imbabazi kuri iyi mpamvu n'ukuri kw'Imana do ako se bite byawe nyene kajyubisha nuko yanze no kunyumva dore ahubwo se ko ndamurusha amagambo kamurusha n'agahinda kenshi ari ufite agahinda nta n'igiceri mfite rege ino telefone iranyishyurira basi we tuzinanye basi nguriza ntabwo nziranye nawe se njyewe kare none se ngo mbara nkubwire ibi bintu nangahe wowe nangahe nanyishyure n'ibihumbi 2 urayafite cyo nuyafite nayo mfite kugira ngo umvikane urabona uyu ni umumama nta mpamvu yo kumwiza ku bantu abona bagiye gucuruza ibi ngibi ashaka kugira ngo abone amarongo y'umwana urumva abasha kuba yagaburira abana kandi wowe ufite na telefone rero irekure hano uzanshaka umbwiye ko nanze ibintu byawe reka mbiguye mu kirano ukebye kumushwana ndetse n'ugituye handi kugaterera uzanshaka wowe uri mu biki wowe ni biki wamubona ari yambaye inkweto ihenze gusa wamubona sawa turi kumwe patro turi kumwe rwose nawe ubyirira upfa kubona turaguze ibihumbi 2 dore ni ngo n'ubunyobwa oya mana yanjye
bafite ko atari telefone. Okay, ngiye kumutungura ariko. Imana inkoze ko nta muntu nari mfitanye nawe hano gahunda. Yambishire. Ngira amakuru. Bantu ku mutima wanjye sinhungure. Shiro urabizi biba biri muri iyi si turi muri. Guhera kare ndusha kuri telefone umunsi wose nibaza ari kumubaye tubona rimeze nk'umuntu uri guhiga. Ngewe ndi ku mazi niho mbasha gutekereza neza. Hari ahirya uri kuhabona? Naje hano ndi gutekereza ku rukundo rwanjye nawe. Reba hari. Ndashaka ko tuzajya tubara rumva tugaterera rimwe nkakiye. Ngere nuko utazi ngewe ku mutima tuba turi guhoberana buri segonda. Ntabwo uzongera kubona. Ari wa muntu mburanye hanze mukundera. Sheri ndi iruhande rwawe by'iteka ryose bazi. Singo. Akira. Bagiye imwe. Sheri.